Yesu ni ugira amahoro, n'ibyago ni ubitsinda, abasha kubugingo budashira, izigira zabarengera, muze mwese dushengere ijuru ry'Imana n'umukiza, muze mwese twegeje mbere cyane, abantu bane bari kujya bacaho kujya bagenda bacana imbere, kugeza inyuma gato, turi kugeza inyuma gato, bari muri rusange ntabwo batwikura. Okay. Murakoze bakwicarira, komeze kwihanganisha umuryango, inshuti n'abavandimwe bwo kubura umuvandimwe wacu Iradukunda Jean Claude. Gahunda rero dufite hano nk'uko twabibabwiye, tugiye kumva umwirondoro, ubuhamya bw'uwo twaje guherekeza. Nyuma yaho turakira pasiteri n'ubundi atugezeho ijambo ry'Imana, ubundi dukore igikorwa cyo gusezera, twerekeza ku irimbi hariya hirya Nyagahandagaza inyuma ya gare, aho tugiye gushyira umubiri wa nyakwigendera. Ubwo rero turasaba abantu komeza kwihangana. Bababwiye amazina yanjye nitwa Rutayisire Oreste. Uyu mupapa yari inshuti yanjye bikomeye. Rero umunsi nk'uyu biba bigoye kuvuga byinshi, hari byinshi umuntu yakavuze, ariko ndagerageza bishyire mu magambo make ibyo byiza. Ndagira ngo mbanze nkosore, ntabwo ari Iradukunda, ni Irankunda Jean Claude. Irankunda Jean Claude yavutse muri 1985, ubwo Imana imwishubije cyangwa imukunze nk'uko yitwaga Irankunda, imwisubiza afite imyaka 38, ngira ngo murabyumva. Rero Irankunda Jean Claude yari yubatse mu buryo bwemewe n'amategeko, afite umugore umwe n'abana 3. Irankunda Jean Claude mu myaka 17 nge tumaranye tuziranye, hari byinshi navuga ngo wamukura. Iyo myaka ndumva ntabwo ari mike, burya hari byinshi ubuzi ku muntu. Irankunda Jean Claude twamenyanye ngewe ari umucuruzi, ucururiza ku Muhima.
aho isi igenda itwerekeza, uyu munsi gukora akazi ejo ugahindura kandi. Uyu munsi wa none yatwaraga abagenzi kuri moto, yari umumotari mu mujyi wa Kigali, yaratuye mu Bugesera, niho yubatse. Irankunda Jean Claude rero icyo bimwe mu myitwarire nababwiye ngo ni byinshi, wabivuga byaba byinshi, byafata n'umwanya muremure. Imwe mu myitwarire ngiye muziho, yari umugabo ukunda umuryango we mu buryo budasanzwe. Ntabwo mwashoboraga kugirana ikiganiro iminota 10 ataragaruka ku muryango we. Ikindi giherekeza gukunda umuryango, yakundaga akazi mu buryo murumva n'ubundi yarakiri muto, izo mbaraga yarazifite, ariko afite no mu mutwe hakunda umurimo kugira ngo n'inshingano zo kuba umugabo uhamye azuzuze neza. Yakundaga umurimo, agakunda akazi, akagerekaho umwihariko wo gukundana na bagenzi be, akagira umwihariko wo kuvuga ngo sinzatakaze inshuti namenye. Inshuti namenyane nayo sinzayitakaze. Wa muntu gukorera ibintu akagerageza gukora byiza, wowe wazamutenguha ni wowe babireba. Uwo wari umwihariko wiwe. Yari afite inshuti nyinshi ziri ku mutima, kandi iyo yagukundaga wabonaga ko nta buryarya bwari burimo. Irankunda Jean Claude rero yari umugabo w'imyitwarire myiza, aho ariho hose twamutoraga tukavuga tuti uyu muntu icyo tumutoreye azakigeraho, kandi koko inshingano akazisoza amahoro. Rero mvuze byinshi bye byaba ari byinshi, reka mpiniraha. Icy'ingenzi ni urukundo, dukomeze kwihangana. Murakoze.
Ugize umubiri wa nyakwigendera hafi hano abantu b'indabo bakwigira hano hafi nabo
gusaba n'abantu bafite ibibazo hafi gufasha mutereye ingingo ntabwo zivunika kandi harakora igihugu nta kibazo ikamba iragihugu zana amakamba ushyireho zana shyiraho ikamba fasha muri umuntu wanjye shyira hari tandika oya shyira hari niwe nafata inkuru shyira ku rubaho oya wishyira ku rubaho wishyira ku rubaho urashyira ku ruhande urashyira ku ruhande isa kirangi cyane no ku rubaho turakeza ku rubaho abana bafundiye kuboreza mwabakiriza ufasha gukora chumika mu ndakomeza neza genero rangiye nabo chumika chumika nibyo irahagarara ku matafari nka mpuza amaboko ufite byinshi hanyuma abandi mukure muri uru rubaho zamura ringaniza neza hanyuma umwe nawe ugumana gira noneho gira tukurira hano kazana oya gira tukurira hano muzamure yose zana isu ntusereko zumba ugarikenya ugarikenya damu n'abana murakoze cyane
ijambo ry'Imana ritwereka ko uyu mubiri twambaye wakozwe mu butaka, kandi igihe kigera umubiri ugasubira iwabo mu butaka, umubiri usubira iwabo mu butaka, n'ubugingo bukajya ku Mana. Twamukundaga ariko igihe kirageze kugira ngo asubire iwabo. Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka dusabe n'ubundi umufasha we yegere hino, nawe bishyireho indabo. Dusabe umuvandimwe we Werarise yegere hino, nawe n'abavandimwe umufasha bari hafi bo mu muryango bigere hafi bashyireho abaririmbyi bacu badufashe baririmbe ya ndirimbo igihe tukirimo gukora iki gikorwa. ni gutyo nta kibazo.
murakoze hanyuma yego maseri akabara muramu wa Irankunda yashyiraho imva yashyiraho ururabo kumva atimo bazanye wanjye namukundaga cyane kandi n'abana banjye babakundaga. Ihangane tumusize tuzacyusa. Namukundiraga nuko yari mukunda abantu. Papa tuzahora tukwibuka kandi aho ugejeje urera kandi nzasumukura abantu usigiye bose bazamburana nkuko nawe ntacyo batwimaga ugifite. Mbere na mbere ndashimira abantu bamfashije muri uru rupfu, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira abasaza banjye babashije kumpumuriza, ndashimira abakuru banjye na murumuna wanjye, ndashimira abavandimwe twabashije kuvana i Bugesera baje kuntabara, ndashimira ababanye na papa muri gahunda zose zitandukanye, ndashimira abavandimwe baje baherekeje mama n'abandi bose umwuka wera bampera umugisha, namwe mwese muterane hano. Gusa uyu muvandimwe tuzahora tumwibuka. Murakoze. arakoze arushaho kwihangana ariko abari hirya nyine. Murakoze. Nahamagara famiye mama dada kanyegera hano hino. Famiye mama dada murakoze. Irankunda Jean Claude yari umuvandimwe wa hafi. Iyi famiye mama dada yayibayemo kandi ayibamo igihe kitari gitoya, kuva muri 2000 akiri mutoya, yayivuyemo muri 2008. Twarasangiye, twarabanye, tubana ku buriri bumwe, twarambaranaga, twasangiriye ku isahani imwe. Yari umuvandimwe wacu, sinigeze mbona n'umunsi n'umwe yababaye, yahoraga yishimye. Niyo twe twababaraga yaradusetsaga. Iyo famiye twabagamo yari nk'irerero ry'imfubyi. Twahabaye turi imfubyi, twahacaga abantu bahoraga basimburana, ukuze akajya kubaka umuryango hagasigara abandi, ubwo hakinjiramo abandi. Umubyeyi watureraga yitwaga mama dada, uwo nawe yaratubanjirije kwitahira, akaba ari nawe duhagarariye aka kanya duhagaze mu cyimbo cye. Irankunda Jean Claude yatubereye umuvandimwe mwiza, mu makuba akatwegera, mu byishimo akatwegera. Nta kintu na kimwe nigeze mubonaho
kibi, ahubwo byari ibyiza gusa. Hagati aho ngaho hagize igihe cyo kubaho, ariko hajya hagira n'igihe cyo kuva kuri iyi si. Ibyo byose umuntu ntabwo abigiramo uruhare, ari ukuza ku isi ari no kuyivaho, ntabwo umuntu abigiramo uruhare. Uyu munsi rero icyitwa ubuzima bwazimye, ariko hari ubundi bwashimitse, hari amashami asize, uwo ni wo muryango. Kandi ntekereza yuko abamushibutseho hari ubundi buzima tuzamubonamo. Iri ntavuga ngo ni ubwo bwa nyuma tumubonye ku maso, ariko mfite ibyiringiro yuko tuzongera kubonana. Aba nasoza mbashimira abantu bose twifatanyije, mwakoze, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Murakoze. Murakoze. Atwemerere umukuru w'umuryango kugira ngo nshimire abantu bose bari hano kubera igikorwa baza gukora, ubwitange bagize, buri wese yaretse imirimo ye akaza gufatanya guherekeza umuvandimwe wacu. Ibi ni ibyo gushimira. Ikindi, uyu mwana ugiye imbere ya se we nk'uko bisanzwe umwana yerekeje umubyeyi ntabwo ntangira ngo bamaze umurima kuvuga nyina umwana namara gukura cyangwa se azashakira azaza umwereke. arakoze. Mzee Nkusi, nshimiye abantu bose bitabiriye, kandi ahaye umurima umwana waherekeje se. Ku musozo rero turi kumwe padiri hano ndetse n'aba sisters, reka tubakire badusoreze n'isengesho, tubibutsa ko gukaraba n'ubundi ari hariya mu rugo aho twahagurukiye kwa Mzee Nkusi. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Neza kuzwe twaje dukabaye umuryango wa Nkusi. Ibyo twashobora kumufasha harimo guturira isengesho umukwe we kugira ngo Nyagasani amwakire aruhukire mu mahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Tubahe ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira, ntiduterane twose ahubwo icyago. Mubyeyi Mariya, wemeye kujya udutakambira igihe cyose, tukweretse uyu muvandimwe, umwana wacu, umubyeyi wacu, buri wese mu cyiciro cye, kugira ngo mu busabira nawe umwiteho. Ndakuramutsa Mariya, ushimwe Imana n'Imana, wayirushaje Yesu, yigishaje Yesu, umwana byarasizwe. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajidusabira twabanyabyaha, tuzabwira. Birakomeye gusobanukirwa ubuntu bw'Imana ihoraho. Nari nuzuye ibyaha byinshi cyane, ariko yarambabariye. None nsigaye nzi Imana, n'indiri y'umunani wanjye, nzawubona umunsi umwe, ubwo Yesu
niba ari ukungu kwemba ndayireka rero jye hanze ahangaha abasore bameze neza bararya baranywa ndayireka reka ninkwereke utuzi naraye mfite icyaka cyinshi bya hatari ntabwo cyari cyanandenze wabaye iki ndeka ntabwo nzi ndi umusore mwiza uramaze nyine genda tubyaraboze amashati yagucikiyeho ariko reka nguye kuri tuno tuzuye ibyeyi burure kwa dusoma